Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, izina ry'Uwiteka Imana yacu nirihimbazwe ibihe byose mu izina rya Yesu. None turi ku cyumweru, itariki ni 28, ukwezi ni ukwa gatandatu, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawuje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasi. Uyu munsi ku cyumweru, Imana y'amahoro ikurebe neza. Iki cyumweru kikubera icyumweru cy'umugisha, iki cyumweru kikubera icyumweru cy'impinduka, kikubera icyumweru cyo guhindurirwa ubuzima, cyo guhindurirwa amateka no kwagurirwa imbago mu izina rya Yesu. Imana yaremye ijuru n'isi ikubake mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mvugane nawe muri ibyo kurabagirane y'uyu munsi. Uwiteka Nyiringabo Imana hari inzira agiye guca mu buzima bwawe. Warebaga imbere yawe ukabona nta nzira, warebaga imbere yawe ukabona bigoranye, ariko ndagira ngo nkubwire, ibyo ubona ko bigoye Imana ije kubihindura ibyoroshye. Hari ibintu ureba ukabona birakomeye, hari igihe bijya bigorana, ukabona Imana ntiri kugaragara, ukabona Imana ntiri kuboneka, ukareba ya masezerano yose ukabona urayasonzanye, ukareba ya masezerano yose ukabona urayarwaranye, ukabona ya masezerano yose ukabona uyafitanye amadeni akaba menshi ku buzima bwawe, kandi ufite amasezerano. Ariko ntibivuze ko Imana yagutaye. Reka ibiri mu gihe cyayo cyo gukora. Iceceka yumvise. Haleluya. Iceceka yumvise, iri mu gihe cyayo cyo gutegura umugisha ku buzima bwawe. Iri mu gihe cyayo. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo hariho umuntu wari impumyi. Haleluya. ngo Yesu amugeze, ngo n'abigishwa we ngo baramureba barabaza ngo databuja, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa ni ababyeyi be? Yesu asubiza amagambo akomeye, aravuga ngo uyu nta cyaha yakoze, n'ababyeyi be nta cyaha bakoze, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ndagira ngo mvugane nawe. Igihe kirageze Imana ikitamurura, igihe kirageze Imana ikigaragaza, igihe kirageze imirimo y'Imana ikerekanirwa mu buzima bwawe. Igihe kirageze. Reka nkubwire, iyi mirimo y'Imana, ibyo bibazo ufite ntabwo ari ibyo kukwica. Ibyo bibazo, izo ntambara urimo uranyuramo, ubwo burwayi ufite nonaha, ubwo bukene ufite nonaha, ayo madeni ufite nonaha, iyo nzara iri mu rugo iwawe, ubwo bushomeri bugutinzeho, umva mvugane nawe. Ibyo byose ntabwo ari ibyo kukwica, ahubwo ni ukugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro mu gihe gikwiriye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro mu gihe cya nyacyo. Kuko iyo Imana ibadutse mu buturo bwayo igaseruka, iserutse, iyo iserutse isiga byose birangiye. Ngo nuko ngo Yesu ngo afata wa muntu wa wundi wavutse ari impumyi, ngo Yesu ngo arunama atoba kondo. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo atoba kondo. Igihe Yesu yari yunamye ari gutoba kondo, wari impumyi yari akiri impumyi. Iyo Yesu ari gutoba kondo, ibibazo bukibifite, ndetse n'abakuvuga baba bakikuvuga, n'abakurwanya baba bakikurwanya, n'abakuryanira inzara baba bakikuryanira inzara. Ariko iyo Yesu aserutse, haleluya, agaseruka avuye gutoba kondo, ngo amaze gutoba kondo, ngo arakazana. Haleluya. Zonima shando wiribirifa, ngo arakazana kondo we, arakazana, ngo akamusiga ku maso. Oh my God. Ngo akamusiga ku maso, ngo wari impumyi ako kanya. Haleluya. Ngo wari impumyi ako kanya, wari impumyi, ngo arareba. Haleluya. Nawe rero hari igihe urimo cyo gutegereza. Hanganira igicuku, utegereza igitondo. Inkoko yabika itabika, amaherezo buraza gucya. Imana ishimwe, buraza gucya. Nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira ngo
hari igihe umaze utegereje ariko Imana ikuremeye agacu. Haleluya, ikuremeye agacu. Haleluya, ikuremeye agacu. Imana iremye agacu. Akira agacu. Haleluya, akira agacu. Niba unkurikiye, akira agacu k'ubutabazi, akira agacu ko guhindurirwa amateka, akira agacu ko guhindurirwa ubuzima, akira agacu ko kwaguka. Hari agacu ndeba imbere y'ubuzima bwawe, hari agacu. Dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami ba mbere, ibice byaho ni 18. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 43. Abwira umugaragu ati, zamuka witegereze ku nyanja. Arazamuka aritegereza, aragaruka aravuga ati, ntacyo mbonye. Aramubwira gusubira yagira 7. Ageze ubwa 7 aravuga ati, dore mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kiva ku nyanja. Haleluya, Imana y'amahoro ishimwe cyane. Uyu ni Eliya wabwiraga umugaragu we Elisa. Ndagira ngo nkubwire, uyu Eliya yari yarahagaritse imvura yari imaze imyaka 3 n'igice itagwa. Imvura yarahagaze, ngo ariko ngo Eliya ngo arimo asenga kugira ngo imvura igwe mu gihugu, ngo yohereze umugaragu we, aramubwira ngo genda witegereze ku nyanja. Ngo ariko ngo umugaragu aragenda inshuro ya mbere, ngo abona ntacyo abonye. Haleluya, ndagira ngo mvugane nawe, nubwo hari ibyo wakoze ntugire icyo ubona, nubwo hari ibyo wagiyemo bikanga, nubwo hari ibyo wagiyemo ntibigukundire, hari ibintu wagiyemo ntiwagira icyo ubona, hari ibintu wagiyemo ntibyagukundira, hari ibintu wakoze biranga, hari bizinesi watangiye irahomba, hari akazi wagiyemo bakakwirukanamo, hari amashuri wize arahagarara. Ariko ndagira ngo mvugane nawe, ibyo ntibibuza umugambi w'Imana gukomeza ku buzima bwawe, ibyo ntibibuza umugambi w'Imana gusohora. Haleluya, hari ibintu bitabuza umugambi w'Imana, hari ibintu bitatangira umugambi w'Imana, hari ibintu bitatangira icyo Imana yakuvuzeho. Ngo arangije ngo aramubwira ati, subirayo. Ngasubirayo, ngo agire inshuro 7. Ndagira ngo mvugane nawe, wicika intege. Mahirwe ya mbere yaranze, ariko ongera ugerageze. Hari ibyo wakoze bwa mbere biranga, ongera ugerageze. Hari ibyo wagiyemo biranga, ongera ugerageze. Ndagira ngo mvugane nawe, ongera ugerageze mu izina rya Yesu. Ongera ugerageze. Hari Imana itabara, hari Imana irengera, hari Imana ibohora, hari Imana itanga umugisha, hari Imana ihindura amateka. Ongera ugerageze mama. Ngo asubira yagira 7. Ngo ariko ku nshuro ya 7 ngo aragaruka abwira Eliya, aramubwira ati, mbonye agacu. Haleluya, ngo mbonye agacu. Nubwo mu nshuro zose nagiye ntacyo nabonaga, ariko kuri iyi nshuro ndabonye. Haleluya, akira agacu k'ubutabazi mama, akira agacu k'ubutabazi papa, akira agacu. Aravuga ngo inshuro zose nazengurutse ntacyo nabonye, ariko kuri iyi nshuro ndabonye, mbonye agacu. Haleluya, ndagira ngo mvugane nawe, Imana izanye agacu. Hari agacu k'ubutabazi Imana izanye, hari agacu ka mariage Imana izanye, hari agacu ko kubona akazi Imana izanye. Ni agacu karabonetse, hari agacu kagaragaye iwawe, hari agacu kagaragaye mu buzima bwawe, hari agacu kagaragaye muri bizinesi yawe, hari agacu kagaragaye mu muryango wawe. Zoni mafando w'imifa. Aragaruka aravuga ngo ndabona agacu. Iyo agacu kagaragaye, ibintu byose birahinduka. Imana izanye agacu, Imana izanye agacu. Ndabona agacu ko gutabarwa. Haleluya, akiri ihumure. Manukira muri comment wandike muti, nakiriye agacu ko gutabarwa, nakiriye agacu. Genda wandika ariko uti, nakiriye agacu ko gutabarwa, agacu ko kurengerwa, agacu k'ihumure, agacu k'umunezero, agacu ko guseka. Haleluya, agenda wandika muti, nakiriye agacu mu izina rya Yesu. Imana izanye agacu, hari agacu Imana izanye iwawe. Hari agacu k'igikundiro, hari agacu ko gutera imbere, hari agacu k'umunezero, hari agacu ayiwe, hari agacu ko gutabara. Akira agacu. Imana y'amahoro iguhereza umugisha, Imana ikugirire neza.
wowe ufashe buno buhanuzi ukabusheyaringa abantu 5, woherereza inshuti yawe, umuvandimwe wawe, umuntu ukuri hafi, mwoherereze buno buhanuzi yakira agacu k'ubutabazi. Ukibumwoherereza agacu gasohora iwawe, agacu kagera iwawe, ukabona ukakira mu izina rya Yesu. Kora subscribe niba utarayikora, ukiyikora uraba wihuje n'amavuta. Kanda like, comment yawe ni ingenzi. Umugisha w'Imana ukubeho, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom, shalom.